uri mu kirere shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere uri mu kirere shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere sima n'urugamba ndabona murangwa inzoga komera cyane mapo komera cyane diri ndakomera se nkomera iki ko ndebe uri kugiye habaye iki ndamahoro urumva amera neza se n'ishyaka ry'umukobwa ntunzi wanjye umyuvuga gore turi mu wanjye mfite umukobwa afite amenyo arashye cyore mbwira se bambwira barashimye ukajya ni cya kimashini gitiyura bitaka mu muhanda byagenze bitese kandi noneho nshuti yanjye ntibona mu minsi yo hambere nyamukobwa baraje nimugigiye urahaza harimaze guhaga inyama zo mu kabari ngasasa ngurabizi nganga bayinteye inda umukobwa wamuteye inda wa mukobwa wawe umwana w'umukobwa naramurebye ndaje ndamubaza ngo ngaho mbwiza ukuri mbwira umuntu waguteye inda ninde yaritugatuze amajimbira arashinyika amenyo yose nakubwira mbone ngo urabishinzwe ngo urabishaka ngo kumufungisha nibaza se wa wundi wari umuhereza ngayo ngo bose azahereza kwandi ntibyaciye kabiri ngumije kugera amato umwana w'umukobwa iminsi ibiri yari yaraye i Kigali muzozi ko batemesheje waratemesheje abo bisaza by'ikige nako wasanga n'abasore ubwo amakuru mashya ejo aratashye umwana w'umukobwa dore tubona ubujipo yaje yambaye narabukura ejo kimwe na yera umukobwa nishyano ubwo ejo yaraje n'utubona twose umwana w'umukobwa ungana gutya kuko ubu yakabaye afite umwana yambaye ubwo yaraje namubajije umwana ahantu ari yamushyize ubwo baratangiye ngo umwana wanjye uramushinzwe ngo ndanayikwiza ngo none ngo papa ngo niwamushaka nzabigenza ni ukuri simfite n'icyo nakora nimba nzamwica nimba nzabigenza we nk'umugabo mugenzi wawe umva reka nkubwire muze ibyo wamuteye inda byihorere tuyenda ajya kukugurira agacupa ibyo ngibyo urabyibagirwa se kandi papa Anthony iyo wirirwa ucuranga ngo mfite Anthony mwitinda se bundi wagira ngo uzanyirongore ko navuga ubundi ababyeyi bari abakera no kukwita papa ndakubaye deri iri muzima imbere y'uru rusaza rw'urugomo oya mukobwa ntabwo nabivuga kandi ni umusaza w'inshuti yanjye umusaza w'inshuti yawe uru rusaza amapoze uza abana b'igihugu rwamo none ngo nikuza gutakira ngo ugize ngo mapoze ugize ngo mupoze ngo yamaze abana b'igihugu ahubwo nasize amaze gutera inda barenga 7 wenda niyi ntwite wabona ariye nubwo nayikuye i Kigali naho njya mbona hacana arakubeshya ahubwo rwose twijyanye kukugurira agacupa arakubeshya ntihati yarakunaniye dore umusurire wa ntabwo nshobora kubana n'ibisaza by'ibihehesi nk'abo tayo umugore wawe urangije ngo ugiye ngo gusambanya itwara none n'umwana wanjye kuko niwe wamusambanyije utuma ajya i Kigali ntabwo nshobora kubana nawe mukobwa we twumvikane ntabwo nshobora kubana n'umwana w'umukobwa wagasambanye kangiza k'inkozi y'ibibi gusiga kuramo nini ahubwo ndi umwana muto cyane ku buryo nabuze ubwenge ntabwo bishoboka n'iyi mfite wabona ari amapoze ya kabiri iya mbere siyo wayimye ntabwo bishoboka we se bibaho reka kamamaga aro afande ni kuri ribu hano ngaha ndi kumwe namucutse umume mapoze namucutse nyishaka ngo ni sandara bigenze ntabwo bishoboka Have uhamagare inzego za leta hamagare kuri ribu basi papa udakuramo n'indi ndabaneye ndi i Kigali turashize noneho ugize ngo bagutera indi turi i Kigali iyo ubu nwita indi nda ya kabiri utayikuramo umukobwa si ubwoko bwanjye ubanza ari igini rwose ry'indaya usuje ari umukobwa shwi ntabwo uri uwanjye
bakobwa mujye mwubaha ababyeyi ndetse n'abarezi banyu ku nama batugira kuko rimwe na rimwe basuzugura bisa nk'abasanga. Bana bacu abahungu n'abakobwa imyaka yanyu iracyari mitoya muramenye mwisambana mukiri abana. Koresha agakingirizo mu gihe kwifata byakunaniye ushobora kuba utanakazi. Dore ngaka kwifata ni ibya mbere. bagabo namwe basaza mureke kwangiza u Rwanda rwacu rw'ejo, mureke abana batoya bacu nabo bidedembye nk'abandi.